gusenga, tukaba tugeze hano muri uyu mwanya ngo tuze kumva amasezerano ya mwene data na mushiki wacu bagiye kugirana imbere y'Imana. Ngwino bane natwe, tangirane natwe, ufashe umukozi wawe uri buze kwakira indahiro z'abageni kugera ku musozo uri mu ruhande rwacu. Turabigushimiye kuko ubana natwe ukaturinda, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dufatanye indirimbo turi intare, indirimbo ya 4 mu ndirimbo z'agakiza. Turi buze kuririmba igitero cya mbere, turirimbe n'igitero kirangiza, hanyuma tuze gukomeza. Niboneye urukundo rw'Umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Niboneye urukundo rw'Umukiza, ari we wacunguje amaraso ye. Ayo maraso sayo mu mitumba, n'amaraso y'Umwami Yesu Kristo. Yarukirano mu isi hose, ageza abatanga ubugingo bwe. Yarukirano mu isi hose, ageza abatanga ubugingo bwe. Murakoze cyane. Tumaze kuririmba indirimbo itubwira iby'urukundo rw'Imana, kandi koko iyo hatabaho urukundo rw'Imana rwagiye hagati ya mwene data na mushiki wacu, twakabaye turi hano. Ariko urukundo rw'Imana rwatumye duha Kristo akatubera incungu. Urwo rukundo ni narwo rwatumye tuba abana b'Imana, tubishimira Imana. Igihe cyacu rero turagikoresha neza, reka twakirane, hanyuma nyuma kwakirana dukomeze na gahunda. Tutategereza abatinze, abo barajya baza basange imihango ikomeje. Reka rero twakire umukwe n'umugeni, hanyuma mu byicaro byabo barambura ibiganza, hanyuma badusuhuze n'ikaribu. Haleluya. Amen. Turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka tuze kwakira na pari na marene, nabo badusuhuze n'ikaribu. Haleluya. Amen. Tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Hano rero turi kumwe n'umuririmbyi umukristo, muhagarariye abaririmbyi, muhagarariye abakristo, namwe ibiganza byanyu mu birambure tubakire. Haleluya. Amen. Turabakiriye namwe mu
izina rya Yesu reka twakire Eric nawe n'umucuranzi uzi kudufasha muri iri teraniro ryacu, nawe zamura ibiganza adusohoze. Haleluya. Amen. Benshi baturukiye amezi atandatu Rodina nafashe Imana barakoze cyane baduhaye kongera gukandagira muri iyi nzu dutera haleluya. Amina. Amen. Nanjye ndabasohoje mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Dusabe n'umushumba nawe abasohoze. Turamwakiriye mu izina rya nde? Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka duhane ikaze mu nzu y'Imana nk'abana b'Imana mu ndamukanya yacu. Gatatu, murakaza neza bene data, Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Yesu abahe umugisha. Reka asabe abageni bacu bicare baruhuke, hanyuma muri uyu mwanya mwiza nagira ngo nakire umushumba, hanyuma aze yegere hafi, aze gukomeza ikarira umushumba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Haleluya. Amen. Tugomba gukoresha mikoro turacyari bakeya cyane. Amen. Amen. Ikiduteranirije aha ngaha rero ni uguha inshingano mwene data Hafashimana Pascal, inshingano y'umugabo, hanyuma tugaha inshingano y'umugore mushiki wacu Mukahirwa Claudine. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo rero reka nsabe utanga umugeni ari hehe? Utanga umugeni ari hehe? Haguruka. Ndakubaza ibintu bibiri gusa. Icya mbere, ese ibijyanye no gusezerana umurenge barabyubahirije? Mubaha amashyi. Mwicare mu buryo bwiza mwirinda covid. Hanyuma icya kabiri nkubaza ibijyanye n'ibyo umuryango w'umuhungu wagombaga kubahiriza ku muryango w'umukobwa, by'impano n'ibindi byose barabyubahirije? Mubaha amashyi. Dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikolosayi, igice cya 3 umurongo wa 18 n'uwa 19. Haranditswe ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Abagabo namwe mukunda abagore banyu ntimubasharirire, Imana idufashe kandi tugire neza. Haleluya. Kuko mubizi nk'inshingano z'abagabo bose bo mu Rwanda ndetse n'abo hanze yarwo, abakristo twese kimwe n'abagore bose bari mu itorero rya Kristo, abagabo inshingano yabo ni ugukunda abagore babo. Inshingano y'abagore akaba ari ukugandukira abagabo babo. Icyo ngicyo ni prinsipe, ntabwo bihinduka. Haleluya. Aya ni amagambo Pawulo yahishuriwe, aravuga ati kugira ngo ingo zishobore kubakika, ingo zikomere, ingo zubahe Imana, zubahisha Imana, abazibona babone yuko urwo rugo rwubatse ku musingi nyakuri. Haleluya. Amen. Icya mbere ni uko rwubaka ku rukundo, abagabo bagomba gukunda abagore babo. Icya kabiri ni uko abagore nabo bagandukira, bakubaha, bakumvira abagabo babo. Haleluya. Amen. Ibyo rwose ati nimubikora
muzaba murangije gutsinda ibyaza byose bishaka gusenya ingo. Ibyaza byose bigambiriye kwataka ingo muzaba mubinesheje. Ibyo rero urwo rukundo nirwo dusabiye mwene data Hafashimana Pascal, tumusaba gukunda umugore we, ndetse umugore we nawe Mukahirwa Claudine tukaba tubimusabiye kugira ngo rwose mu bubasha bwe n'ubushobozi bwe bwinshi azashobore kugandukira umugabo we. Imana yacu idufashe kandi tugire neza. Kadusenga Imana kubw'aya magambo. Uwiteka Imana yacu, turakwinginze wowe mwubatsi w'ingo kugira ngo ushoboze fashe abagabo bose gukunda abagore babo, fashe abagore bose kugandukira abagabo babo mu izina rya Yesu Kristo. By'umwihariko afashe Imana data wa twese akunde umugore we Mukahirwa Claudine, kandi Mukahirwa Claudine akunde umugabo we afashe Imana Pascal. Cyubahiro kibi cy'aguteka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Murabizi rero ko inshingano ya kigabo ni inshingano rwose. Ibi ni ibintu bose bashobora kureba bakamenya bakitegereza. Ntabwo ari inshingano yo kwisukira. Kugira ngo ujye kwiyemeza kuba umugabo ni ukuba warabitekerejeho kandi ukabyiyemeza, ukaziyemeza no guhangana n'ibibazo byose uzahura nabyo imbere. Rero muri abagabo mwarebye Hafashimana, mwaramwitegereje, n'umwana wanyu mwaramureze, mwarasenganye, mwarabanye. Murabona Hafashimana akwiriye inshingano ya kigabo. Yemwe torero tuyimuhe, azayubahiriza, azashobora nahura n'ikibazo azashobora kurwana nacyo. Tuyimuhe, ntabwo azasabye abagabo bose, gutyo tukaba tugize ikibazo. Muremera ko twayimuha inshingano ya kigabo? Ababyemeza ni bane. Hanyuma Mukahirwa nawe mwarabanye, mwarasenganye, Kristo wanyu. Bagore murahangaha, murabona akwiriye inshingano ya kigore. Ntabwo azahura n'ibikomeye agatera induru ati reka nisubirire iwacu. Arayikwiriye? Yego. Ari weho wenyine uri kubihakana. Imana yacu ntabwo icyubahiro cyane, murakoze cyane. Reka rero mbasabe bahaguruke nabo mwibaze ubwabo. Mbasabe bahaguruke, bagende mwese muhaguruke, hanyuma babaze. Afashe Imana. Iyo wikanyakanye kwiyumva wumva nawe ukwiriye inshingano ya kigabo, ntabwo uzabura n'ibikomeye ngo uvuge uti kubaka urugo birakomeye, ntabwo nabishobora, reka nisubirire mu byo nari ndimo. Ntabwo urumva uzakomeza kwihangana kandi ukubaka neza urugo. Urabishoboye? Urabishobora. Claudine, urumva nawe wamara amaji uzarwubaka kabisa, uzarwubaka rwose. Mubaha amashyi rwose. Mbere rero yuko tubaha amasezerano, reka Hafashimana atwikurure umugeni we, hanyuma anatwemerere koko atari mu gatimba, anatwemerere ko ari we hagarara imbere y'ireba hepfo, ngo uhagarare imbere y'ireba hepfo gusa. namutwikurure ngo bikwiriye, hanyuma turangiza tumusezerane. Amaze kutwemerera ko ari Claudine, zamura neza
ishimwe cyane. Noneho ndabaza na Claudine niba asanze umukwe we ari Hafashimana Pascal. Niwe Imana yacu yagucyubahiro. Tuyihereze icyubahiro cyiza. Hanyuma rero ndabaza Hafashimana Pascal amagambo agize indahiro cyangwa se amasezerano, ndanabimubaza azamuye ikiganza cye cy'iburyo. Pascal, uremera kujyana Mukahirwa Claudine ngo akubere umugore? Urabyemera? Haba mu bibazo cyangwa se mu bisubizo uzakomeza ubane nawe? Ibihe byahinduka cyangwa bitahinduka nta kabuza uzakomeza ubane nawe? Imana ikwigisha cyane. Claudine, uzakomeza ubane n'uyu mugabo wawe, ntabwo uzigera umwimukira ngo ubivemo rwose uvuga ngo nisubiriye iwacu ibintu bimeze nabi. Uzakomeza umwubahe, mukundane, mwaba murwaye cyangwa mutarwaye, ibihe byaba byiza cyangwa byaba bibi muzakomeza mubane. Imana iguhe cyane. Reka rero Pascal azamura ikiganza cye cy'iburyo hanyuma asubire muri aya magambo. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo cyane. Jewe Hafashimana Pascal, Hafashimana Pascal, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ko nemeye kujyana uyu Mukahirwa Claudine ngo ambere umugore dushyingiranwe mu itorero. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa se mu bukene, tubyaye cyangwa tutabyaye, turi bazima cyangwa se turwaye. Sezeranye ko nzakomeza kuba umwizerwa, ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza dutandukanijwe n'urupfu, cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Bazabana akaramata kugeza ubwo Yesu Kristo azaza cyangwa se ataje, urupfu rukaza. Ibyo ni kimwe muri ibyo bizabatandukanya. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Iyo ndahiro twebwe n'Imana turayumvisha. Imana yayumvisha. N'itorero twayumvisha. Haleluya. Amen. Reka rero dusabe na Claudine nawe azamura ikiganza cye cy'iburyo maze arahire nawe. Jewe Mukahirwa Claudine, sezeranye ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo, ko nemeye kujyanwa n'uyu Hafashimana Pascal ngo ambere umugabo dushyingiranwe mu itorero. Nzamukunda yaba ari muzima cyangwa arwaye, mu bukire cyangwa mu bukene, tubyaye cyangwa se tutabyaye. Sezeranye ko nzaba umwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye.
inshingano zanjye. tuzabana karamata Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amen. Amashyi menshi. Haleluya. Urupfu cyangwa se Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera nibyo bizabatandukanya. Imana yabyumvishe natwe turabyumvisha. Mbese izo ndahiro turazakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Hanyuma rero impeta ziri hehe? Fataho iyo kwa nyuma. Zamura ikiganza cyawe. Zamura ikiganza cyawe. Zamura ikiganza cyawe cy'ibumoso. Zamura cyane. Mwambika impeta mu rutoki rwabugenewe. Kubera amagambo uvuga ati yewe Hafashimana Pascal. Yewe Hafashimana Pascal. Urafatishaho n'ukundi kuboko hanze. Zamura cyane. Yewe Hafashimana Pascal. Hafashimana Pascal. Mwanditse impeta y'urukundo wowe Mukahirwa Claudine. Mwanditse impeta y'urukundo wowe Mukahirwa Claudine. Gusezeranya ko nteguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Amashyi. Nawe zamura ikiganza. Yewe Mukahirwa Claudine. Mwambitse impeta y'urukundo wowe Hafashimana Pascal. Ngusezeranya ko nkweguriye ibyanjye byose kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero rye ryera. Amen. Haleluya. Reka bafatane. Nk'uko umwami wacu Yesu Kristo abivuga, zamura ibiganza. Aravuga ngo nuko icyo Imana yateranije ntihazagire ugitandukanya. Haleluya. Amen. Jewe Pastori Boniface mvukiye he? Ububasha mpabwa n'itorero rya Pentecote ADPR mu Rwanda. Nemeje ko Hafashimana Pascal abaye umugabo wa Mukahirwa Claudine kuri no tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 2020. Byemeje ntyo mu izina ry'Imana Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Amen. Tubasabe rero bapfukame tubasabire imigisha.
sabe mwari mwegere hino twese duhagurutse tubasabire imigisha urugo utahwemo na Yesu. Haleluya. urugo Imana izaruha umugisha cyane. Kadusenga. Uwiteka Imana yacu, uri Imana ishobora byose kandi uri Imana igira neza. Haleluya. Turakunezerewe, izina ryawe rihabwe icyubahiro kubw'ubu bukwe, kubw'uno munsi yawe Uwiteka Imana nyiribihe, kubw'iyo kino gikorwa gikomeye gitya udukoreye. Haleluya. basabiye Tuguhaye icyubahiro Mana, turabasabiye Mwami, tubasabiye imigisha iva mu ijuru, manuka imigisha abageneye abera, iyo migisha, imigisha abageneye abakuba. imigisha Turakwinginze Data wa twese ngo ubahe imigisha, ubahe imigisha mu rubyaro, kumvira ijambo uzabyare ryawe, kobwa na hungu. Haleluya. migisha yo mu Ubahe imigisha mu butunzi mu izina rya Yesu Kristo, uzabagure. imirima Haleluya. yabo, Uzabahe imigisha mu matungo. yo bazagerageza gukora Mwami Yesu Kristo, aho bazerekeza amaboko hose bazabona umugisha uzabaha imigisha. wo mu majya no mu maza. Haleluya. Mana, Aho hose wagura imbago uzabaha zawe, inshuti, ingabo zawe, ingabo zawe uzazagura. uzabagirire neza, reka bazagira amahoro, Mana, bizamenyekana bagira amahoro ko mu rugo rwabo, bagira amahoro aho batuye, bagira amahoro mu kagari, bagira amahoro mu karere no mu gihugu, bahesheje izina ryawe icyubahiro, uzabagirire neza kuko bagira neza. baguhesheje Urakoze, ndagushimiye Mwami wacu, usabiye imigisha nabo bose baje gutanga buno bukwe, nawe ubagirire neza. Icyubahiro kibi cyawe iteka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana yacu ibahe imigisha cyane. Amen. Haleluya. Ni amashimwe akomeye ko tugeze mu nzu y'Imana. Ni amashimwe akomeye anarenze ko Imana itwemereye ko dusezeranyiriza mu rusengero rwacu. Haleluya. Kuko Kristo akunda itorero rye, umukwe nawe niko agomba kumera. Inshingano nziza z'ubugeni ni ugukora ibyo umukwe ashaka. Amen. Inshingano nziza z'ubugeni
murakoze cyane, haleluya. Amatangazo rero nayakurikira. Mu rwego rwo kwirinda covid turi kugendana neza. Mu rwego rwo kwirinda covid 19 ni ukuvuga ngo ndabashimiye, mwabyubahirije rwose. Mwicaye neza, nakarabye, sanitayiza, byose mwakoze uko dushoboye. Hanyuma rero ubu bukwe turasezeranije kandi uzabashyigikira muri byose, kuko dusaba imigisha bose bafatanye mu bukwe.